Ngiye gukora kino kiganiro mbabaye cyane. Iki kiganiro nagiteguriye abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Sogokuru wanjye ejo yitabye Imana mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba, arashyingurwa uno munsi. Sogokuru wanjye yari afite imyaka 75 y'amavuko. Sogokuru wanjye ni umuntu nakundaga, ni umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye. Sogokuru rero yarangije kuva mu mwuka w'abazima, ubu yitabye Imana. Iki kiganiro nyikoze kugira ngo nk'abanyarwanda mu nkurikirana mubashe kumva ingorane nagize, ariko iki kiganiro impamvu nagikoze ni ukugira ngo bamenyeshe yuko abantu inshuti zanjye zose z'akatarasohoka zitigize ziza, kandi nazihamagaye nandika no kuri groupe, abantu dukina na filimi, abantu dukina na komedi, abantu dukorana amakuru atandukanye, kugeza izi saha nta n'umwe urahagira, kandi ejo nanditse muri groupe nje kubabwira yuko rero inshuti uyibonera mu makuba, inshuti uyibonera mu bibazo. Kugeza izi saha nta nshuti yanjye n'imwe iragira hano, ariko umuntu utari buze kuntabara amenye yuko tubanye abanzi, cyangwa umuntu wese utari buze kuntabara amenye yuko atari inshuti yanjye, umuntu wese utari buze kuntabara amenye yuko nta zindi diro nzongera kugirana nawe, umuntu utari buze kuntabara ndetse nanjye ndashyiraho ingamba zikakaye, nanjye mb'umugome nk'uko nabo ari abagome. Kugeza izi saha ndi kubabwira yuko impamvu nkoze kino kiganiro ni mu rugo njyenyine. Reka mbanze mbashyireho amashusho, ariko reka mbanze mbereke sogokuru wanjye nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Uyu ni sogokuru wanjye, afite imyaka 75 y'amavuko, yitabye Imana. Nsigaye ndi nyakamwe kubera yuko sogokuru wanjye niho nabaga, sogokuru wanjye niwe wari inshuti yanjye, sogokuru wanjye niwe wanyumvaga, sogokuru wanjye niwe wamaga udufaranga, sogokuru wanjye yari byinshi kuri njyewe, cyangwa yarasobanuye byinshi kuri njyewe, ariko kuba yitabye Imana ni ibintu Mana sinzi ukuntu nabivuga. Ni ibintu ntajya ubwanjye ndi gutekereza nkumva ntago ari byo, cyangwa nkabitekereza nkumva aracyahari, bitewe n'ukuntu numva ameze, n'ukuntu numva mfite agahinda mu mutima wanjye, bitewe n'ukuntu nyine numva ameze. Namwe nk'umuntu wapfushije murumva ko nta byinshi ndi buvuge, ariko nshatse kubabwira yuko buriya inshuti ni Yesu, inshuti ni Imana. Buriya inshuti uyibonera mu byago, inshuti uyibonera mu makuba. Abanyarwandakazi mukore cyane ibyo nkora, munakunda ibyo nkora. Nongeye kubabwira cyangwa nongeye kubifuriza umwaka mushya, happy new year, cyangwa bifurize namwe umunsi mwiza. Ariko ngewe ibyambayeho ntago meze neza, ntago nje hano kuri kamera kugira ngo mbasabe, cyangwa ntago ndi kuvuga aya magambo kugira ngo mbasabe, ahubwo ni kubabwira yuko nabuze umuntu nakundaga w'ingenzi cyane. Nimubona ntari gukora mwino minsi, ndi gukora gakenya, muze kumenya imva n'imvano, ese kiri kubintera ni ikihe, ese kitari kubintera ni ikihe. Inshuti zanjye, hari inshuti iherereye mu karere ka Kicukiro, ejo yaranyandikiye irambwira ati rero muvandimwe ntago nzaboneka, ariko ndaguhereza agatike. Ngiye kubona mbona nyoherereje ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko nyamba n'uyu nguyu da aruta imbwa ijana. Umuntu niba uvuze ntago nzaboneka ariko reka nohereza agatike, uwo muntu aba aruta imbwa ijana rwose. Ariko nk'umuntu kwishyira ku cyizere ukava ejo kugeza izi saha ataraza, buriya yagusobanurira gakiri kare ukamenya ibyo ubara, ntago kuba wari umutegereje nta zindi nshuti ugira. Niyo mpamvu rero inshuti yibonera mu makuba, inshuti yibonera mu bibazo. Ntabwo ndibuze gutinda hano kuri kamera zacu, ni ubutumwa nashaka kubagezaho. Nshaka kubagezaho yuko nagize ibyago, kandi wumva yifuza kumfasha cyangwa wamfasha, nimero ni 079 49 65 269. Uko wamfasha uko ariko kose ntacyo byaba bitwaye. Ntago ndi gusabiriza, ahubwo waba ufite umutima wo kumfasha kugira ngo nkingure sogokuru wanjye mu mahoro, yamfasha akakiraho n'udufaranga naho twaba dukenya cyane. Ariko mumbabariye kuba mbahereje nimero. Iyi nimero rero muraza gusanga ibaruyeho umuntu, ubwo ngubwo mwandike muri comment ushaka kumfasha amfashe, utabishaka abireke. Ntago ari agahato, kandi ntago nje hano kuri kamera kugira ngo mbasabe, kandi murabizi ko ntago ngenge nza hano kuri kamera nje kubasaba. Ni ikibazo nagize, cyangwa ni ikibazo nahuye nacyo nk'uko undi wese yahura n'ikibazo akanya kubumfasha. Hari abafana banjye bakunze guhura n'ibibazo bitandukanye, bakanya kubufasha. n'aba YouTube yama amafaranga nkabaherezaho, nabo nyine ariko bakazanyishyura. Bivuze ngo rero nanjye ngiye nkunda gufasha abantu benshi batandukanye. Ngira ngo nk'ikiganiro tujya dukora rimwe na rimwe mujya mubibona yuko dukunze gufasha, natwe tugafashwa rimwe na rimwe. Ari igihe bijya bikomera, reba nka Theo
bose babireba, twaramufashije yahuye n'ibyago arwaje umugore wiwe. Buriya gufasha ni urukundo, cyangwa gufasha ni ibintu byiza cyane. Ese mwari muzi ko iyo ufashije mugenzi wawe Imana ikongerera? Ntabwo ndi kubahatiriza. Nimero mushaka kumfashirizaho ni 079 49 65 269. Muraba mukoze, ugira umutima wo gufasha amfashe. Iyi nimero ibaruyeho Emeline Irakiza. Wohereze cyangwa ubireke, ntabwo ndi kubinginga, ubikora ubishaka. Murakoze cyane, reka mbifurize amahirwe n'imigisha, mbifurize weekend nziza. Imana ibandindire kandi Imana ibandebera icyoroshye. Abatari buntabare bamenye yuko tuba